izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo yo kuwa gatandatu w'icyumweru cya 18 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia B, umunsi twibukaho Mutagatifu Claire. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 17, n'umutwe wa kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 17 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 20. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki. Uhoraho, kuva mu ntangiriro si wowe Mana yanjye, nyir'ubutagatifu wanjye kandi utazapfa bibaho? Uhoraho, washyizeho uwo mwanzi ngo ducire urubanza, uramukomeza wowe rutare kugira ngo duhane. Nyamara se ko amaso yawe azira inenge, washobora ute kwitegereza ikibi no kwihanganira akarengane? Ni kuki ukomeza kwirengagiza amahano akorwa n'abagambanyi, ukicecekera igihe umugiranabi aconshomera umurusha ubutungane? Abantu ubagenzereza nk'amafi yo mu nyanja, mbese nk'ibikururuka mu mazi bitagira umutware. Abo bose umwanzi azabarobesha ururobo, abafatire mu rushundura rwe, abashyire mu mutego we. Icyo gihe azishima kandi asabagire, nuko ature igitambo rwa rushundura rwe, atwikire ububani uwo mutego we, kuko ari byo akesha kurya ibitubutse kandi byiza. Mbese azareka ryari gufatira amahanga mu rushundura rwe, ngo akomeze kuyatsemba nta mbabazi? Njyewe rero ngiye gukomera ku izamu ryanjye, nkomeze mpagarare hejuru y'inkike, nzagenzure kugira ngo numve icyo Imana izambwira, mbese igisubizo izampa kuri aya magambo yanjye. Nuko Uhoraho ansubiza agira atandika iby'iribonekerwa ubishyire mu tubaho, maze babashe kubisoma neza. Gusa iby'iribonekerwa bizaba mu gihe cyagenwe, nibwo byose bizuzuzwa nta kabuza. Naho ryatinda kandi uzaritegereze, kuko rizaza ku gihe cyaryo nta gihindutse. Ni koko azarimbuka umuntu wuzuye ubwirasi, nawe intungane izabeshweho n'ubudahemuka bwayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu amaze kwihindura ukundi ku musozi ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohani, bagera iruhande rw'inteko y'abantu. Nuko umuntu yegera Yezu amupfukamira agira ati, Nyagasani, babarira umwana wanjye urwaye igicuri, akaba ameze nabi. Kenshi yiroha mu muriro, ubundi mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe, ntibashobora kumukiza. Yezu arasubiza ati, mbe bantu b'iki gihe babemera gato kandi b'inkozi z'ibibi, nzabana namwe kugeza ryari? Nzabiyumanganya mpereze hehe? Nimumunzanire hano. Nuko Yezu acyaha iyo roho mbi imuvamo, ako kanya arakira. Nuko abigishwa begera Yezu baramubaza bati, ni iki gituma twebwe tutashoboye kwirukana? Arababwira ati, nuko mufite ukwemera guke. Koko ndababwira ukuri, iyo mugira ukwemera kungana n'impeke y'ururo, mwabwiye uyu musozi muti, va aha ngaha ujye hariya, ukahajya, kandi nta cyashobora kubananira. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Spiritus, veni